Dekura basi nigenda naso umuhanda umuntu uzara bagana kuza umugore utwite uko abarozi uko abayiyumva niko nanjye narindi niko niyumvaga sinende mu bundi buzima rero busanzwe nayo imeze nyine. What's up my people, it's your boy Murundi original special no pirate nyiti namuruga mu itagatifu yatswe imana gade no gwamyaga mitisa metisi nko navyemeje cyenge kumuri naho kura ni wa muhungu wanyu Murundi original special no pirate. Reka ngushimire wakoze subscribe kuri 250 nawe utarayikora kugira ngo bashe kubana natwe 5 ndakeka twahirukana kera ariko twari turi amahoro twari duhari twari twishimye twari tumeze neza. Reka nizere ko nawe udukurikirana 5 uri amahoro umeze neza. Utameze neza Imana ikomeze kuzigama, Imana ikomeze iguha ubuzima bwa buri munsi, Imana ihaze ibitekerezo byawe, Imana iguhe icyo wifuza, icyo tekereza gukora, Imana ikije imbere kigende neza. Nkusaba kunsengera nanjye kugira ngo nanjye ibyo ntekereza bize bigende neza. Turakunda cyane wowe uri mu Burundi, muri Amerika ndetse n'ahandi hose. Muraba agaciro ntangere mu gihe mufite support mutanga kuri Kigali 250 no kuri Murundi mwenyewe ku giti kiwe. Babwira ngo bene wacu abavukanye abavandimwe ababyeyi bacu, Imana ikomeze ibandindire. So isaha magingano nicaye kwanza ahantu mpagaze mu muhanda gusa abantu ntago muramenya ngo mpagaze ngakubera iki. Ibintu byabaye ndakeka nkarabibonye. Muvandimwe nubwo ntavukana nawe ariko no umusore kandi no umuntu nanjye nkaba umuntu yahuye n'ikibazo. Ni Eric ndakeka mwaramubonye yahuye n'ikibazo. Icyo kibazo yahuye cyaje kirakomera cyane kuko nta muntu wari umwitayeho, nta numwe ngiye ngo ndamujyana mu rugi wanje. Imana yaradufashije, ndashimira cyane muvandimwe afite support yatanze kugira ngo uriya musore avugwe. Ariko umusore mu gitondo cya kare twazindutse kumwe ngagiye kugenda ugati bro ntago uratora agatege ntago urabona akabaraga, ibintu byawe kuvuyemo ni byinshi cyane, ihangane ube wicaye kidogo ubanze uruhuke. Jamaragira aburana arambwira ati ntago byashoboka mana, ati numvise ko wamfashije byinshi, uri umusore nawe baye Kigali kubona igihumbi ari hatari, reka gengende ese mwana ugiye he biguma muri iyo mihari aho ngaho nyene uko ngo tukoza turaburana. Gerageza kumwinginga ngaba hagumye kuko n'umuntu narapambanye ibishoboka byose narabikoze, kano kanya sibwo byari ko bigiye kwari kujya igihumbi tukagisangira, ariko yananiye. Navyutse ngo ngiye mu tujob guhiga, ngarutse mu rugo nsanga ntawe uhari. Izo mpamvu ino saha nifuje kugendana namwe muri iyi mihanda kugira ngo nshakishe. Hari umuji wanje arampamagara telefone arambwira ngo wa mutipe nawe mbonye bavuye kano kanya nkambonye yicaye mu muhanda use yakize ku buryo agiye kujya mu muhanda. Ngeze mu rugo nsanga ntawe uhari, ndavuga ateganye ni mu muhanda umujama yarandangiye. Ndebe kabisa niba namubona mumfashe kabisa, mumfashe mutugire inama, mungire inama mumbwire uko twabigenza kubera ko urumva ntako ntagize. Ariko nyine umva none yari hataye yagufuma ategeza nk'icyumweru. We nk'uko kunuko abasore twihagararaho ngo yagize isoni ngo bimuteye kimwara cyo kuba ndi kumusufasha kimwe cyose kandi nanjye nta kintu nanjye nifashije. Gusa mu gihe nabyemeye ngomba kubikora kubera Imana. Ngo yicaye hano mwana, yicaye hano cameraman ngo uriye mujama ko kiyihebye mwana. Yavuye mu rugo nagerageje kumubwira ati guma ngaha biranga njya mu kazi kutigita nabonye akajobu karutse sanga nawe uhari. Ariko ndabona muji ahantu mbwe ngasanze yicaye niho yica. Yageze tuje ko twaganiza gasubira mu eri mani ko ndeba se bro ibintu twaganiriye wabirenze ko yicaye waretse se mani nkigendera mani waretse nkigendera aho nshaka mani. Ese ko wicaye hanga bro nyine reka ngende sibyo, ahubwo ndagushimira warakoze waramfashije nshakira abaganga baramvura none umeze neza. Reka njyewe mu bundi buzima ndeka nyine mani nkuko nabikubwiye umunsi umwe nago iminsi 2-3 nago umuntu yatuye akabaraga. Nta kibazo rwose igicyo najya n'icyo wajya ko twese turi abantu. Wowe nugira ikibazo ibyo warakoze rwose ingenzi warakoze penda gushimira, ahubwo reka ngende. Ese mani numva nebe nari sawa cyane byo kujya kwicara mu mihanda bro kandi nta muntu wakwirukanye mani. Reka ndabizi ibibazo twese turayifite, wanyene bikomeza kugenda mani. Aba nkano hantu ese no hantu urohazi nyine warakoze pe hano hantu urohazi. Reka ngende mbe mu bundi buzima ndeke kukurusha Kigali ndabizi biragoye ku ese basi wari wari oyanganye nize neza na nyine ikintu gihari mani. Reka gene tujye komeza kugenda n'abakunzi bacu, wenda nubona akabaraga kujya kuri YouTube bazira twandikire comment nyine wumve impanuro zabo sibyo. Kinagufashije ndabizi ako nanjye ntacyo nanjye nifashije, ariko kuba byaragenze kuriya byagombaga kuba. Kandi kano kanya niba umuntu umaze iminsi 3 nyine amuvara ibintu byinshi byakuvuyemo, ngomba kwicara hasi nk'indwi imwe ukagitora akabaraga ubundi ukajya kwihigira ku giti cyawe cyangwa se kujya mu buzima bumwe cyangwa se ubundi.
nta muntu kwirukanye ntago tujya mu muhanda ejo bundi tuzafira oya wowe nugira ikibazo reka nese uri siri ko ufite tuzavugana sibyo nese ngo urumva ufite ubuzima ku buryo bwatuma tujya mu muhanda meze neza sinzi iki dushaka cameraman mwana reka ngende sibyo umva generi ntago wagakwiye guhita bikemura uko nguko mana oya niko turi kugenda kukurumva ni kugenda kubundi ubuzima niye mpamvu itumye dutekereza ibyo ngibyo mwana oya man nta rumuntu usegeza kubwira nawe waramfashije bihagije rumva ubu ndumva ameze neza ntago uramera neza bro kuko ntago uzi ibintu byabaye ntago uzi ibintu byakuvuyemo mani narakuvunye bihagije warakoze kumfasha reka nanjye ndeke kugomeza kukurushya ubuzima bw'ikigali buragoye muri ubu buragoye kabisa nigeze mbwira se kuri kundusha man niwe nabwo ati basi yagende yagende nandi reka ndi umuntu man utaza kugenda gupfire mu muhanda ndi umuntu utaza kugenda gupfire mu muhanda man tugende mu rugo wowe oya tugende mu rugo wicaye basi ugiye iwanyu ni hese basi ukurageza uko n'ubu tunazi ahantu uvuka ntago nanjye ntago mfite aho ngiye pe sinzi aho ngiye ngo ni hehe canke ntago mu mutwe biramera neza oya meze neza kabisa bakigaye to 50 genda kubona rero mujamushanga mu mutwe bitaramera neza kabisa ese kuri kunangira aho ngiye kandi oya man ntago nakwemera kujya neza nuko uragenda urahaza yicarire noneho kamirama waje man ukamfasha tukamwingigo no muniga ntago ndi bugaruka ari iwawe neza ari ikibazo gihari mana umuntu ugeza gutuka umuntu ugeza kwirukana na wanyirukanye waramfashije bihagije rwose mbabarira reka ngene nangira ubundi buzima sibyo ntago nakomeza kukurushya nyene wagufashije no baracyari n'undi aracyagufasha ko n'ubundi nanjye nta kintu nifashije ariko dukimbonye nadusangira na mugenzi wanjye ariko nawe akaza akagira ubuzima kano kanya rero ntago waza kwicara mu muhanda nkuko n'umuja mubwiye ngo wa muniga tware tubonye bavuye mu minsi 3 y'ibintu byamuvuyemo n'ibiki hamona yicaye mu muhanda byarakomeje se ni kihe kibazo nibwo kuvana no nahantu nagiye gutigita akajobo mvuye n'agasoje ndavuga ati kaze ngushake niko kubwira cameraman tukaza tuzanye kugira ngo abakunzi bacu wenda basi baguye impanuro wicare hamwe canke se basi umbwire ahantu umva ushaka kujya basi tuguherekezeyo ntago karuka twizeye ko wagenda n'imbaraga zangu zikushika nahantu ugiye mana oya wowe urumva nta kibazo dufitanye sibyo abe na gito pe ndagushimira ku byabaye byose ariko ngubu igihe kirageze ngo nanjye nishakire ubuzima bwanjye ku giti cyanjye meze neza we nugira ikibazo rwose genda wicare hamwe nzangusura rwose basi ahantu ugiye niyo basi tuguherekeze kugira ngo oya nagari ngo kiza ko abanyuma tuze kukimenya bino amagambo yo kuravuga na mbere yo kugira ngo ugware warayavuga kandi ntago uzi ngo wagwaye gute ntago uzi ikibazo cyo gora cyatangiye gute uri siri ko kano kanya wagukoze byatagukora n'ibindi bibaze nk'ubise bikubaho kano kanya sivyo ugiye mu muhanda wenyine tutazi ngo bigenze gute kandi twarifuje kugira ngo ujye mu buzima buzima oya we nugira ikibazo ntago bizongera kurwara pe ndabyizeye we nugira ikibazo reka ngende mbere wari ubizi kuzagwa ngende nyine mbere wari ubizi kuzagwa uvuze ngo urabyizeye nako uzongera kurwara kangenda ahantu nizeye akajob gene wizeye se kugeza uvugana nawe hari telefone gifise ngifite ariko abantu turaziranye b'ikigali benshi nagenda nkabakazinga nyagenda mbakazinga nanjye nkabasha kubaho sibyo kazaza no kukwitura aho ukuntu waramfashije igihe nyine uzanyitura uza wabonye ibyo kunyitura ko nta pressure yo kunyitura basi ni ibyo ndi kugusaba nahagana yo kuragenda basi tuguherekeze na kamera twege tubona hano winjiye neje undi zo tumenya ntutuza gusura bro ko nabo ibyo bintu byakuvuye ngo man nasanze uriya muntu nta kiza gufitiye yanagushiramo n'ibindi tuze tumenye ngando tuza gusura man abantu ntago bakunda ibintu by'itangazamakuru pe aho hano ntago bakunda ibintu bya kamera noneho kamera turayikuraho basi oya ngiye gushaka akazi irumva kabara k'imbaraga kabara k'iki kujya kugashakisha ububi na bwiza kandi akabona bitarenze maze kukubwira ndabizi ko nabigusobanuriye no munsi mu gitondo ibintu uko byagenze ntago wari ufite imbaraga zo kuba wakumva ngo byangendekeye gute sivyo maze kumva uriya musaza w'umukobwa wateye indare we yaguteje bya bintu muri wowe wiyumvise ute ntago nabitindaho cyane buriya iyo witoye uri umuhungu cyangwa uri umukobwa ukihakana umuntu kandi afite abavandimwe bakomeye urumva nawe bakoresha uburyo ki bakwihanangiriza baguha isomo rero sinabitindaho kuba yarabikoze yabikoze ku mpamvu za mushiki we nyine nayo inandagaje mutera inda nkamwihakana rero ntabwo ese basi muri wowe uratekereza ukumva ko wakoze ikosa cyane ahantu byari bingejeje ndabizi ahubwo muzanshakire nimero z'uriya muganga ye nzamwitura wakuvuye wamvuye ni ikihe kintu kano kanya utekereza ukicuza bro wakakaye ikintu ntekereza nkicuza ni ukuba narihakanye uriya mukobwa naramutenda nkamwihakana iyo ntaza kumwihakana wumva ameze neza
ubu ntago mba nicaye hano, ntago mba ibiriya byose byambayeho, ya minsi yose y'uburibwe nanyuzemo irura isharira, ntago mba narayiciyemo, ariko mfite ubuzima bwiza meze neza nk'abandi bose. Ariko nakeka byarakemutse, wenda ngiye gusubira mu bundi buzima bwiza nta ribi, ko gusa isomo nakuyemo ni iryo kutazongera kwihakana ikintu runaka, kandi nzi neza ko ari njye wabikoze. ino saha wamukwereka w'umukobwa ni igiki kintu wenda wumva wamukorera ku giti cyawe cyese wamubwira? Ikintu namukora mbere na mbere nabanza nkamukubita amavi hasi, nkabanza nkamusaba imbabazi, nkabwira ko ibyo nakoze nanjye atari njye, yanyumva tugakomeza urukundo rwacu. Atabyumva nabwo wenda ashobora kuba yariyakiriye agashaka kuguma ari wenyine, nta kibazo pe, nta kibazo nabigira. Ese ubwo uremera ko inda afise ari yawe? Ndabyemera pe. So akabazo k'amatsiko, kuki abantu tujya kwemera ikintu ari uko twabanje kubabara? Sire nawe hari ukuntu umuntu wenda rifatiye ikintu bakamufata ikintu niwe wakibye akanga kubyemera, bamara kumugeza muri buce muri polisi bakamufungira twishese ukwezi, akabona kuza kubyemera yase kubyemera mbere baba bakibimubaza kandi yarazi neza kari. Kuki abantu bino mbisa bizi ko nguko, kuki wumva ko wabyemera kano kanya ari uko babanje kubabazwa mbere waravuga ngo ni umusazi ni ibiki? Impamvu kugira ngo unemere icyaha cyangwa n'ikindi kintu ariko byabanje kumugiraho ingaruka nyine, biba byamukanze byamuriye, bagatereka mbyemere. Aho nanjye kugira ubu ngubu impamvu mbyemeye niboneye ko ari ukuri koko, ko ibintu byambayeho nta nubwo nifuza ko hari undi muhungu byabaho, cyangwa yitore ngo yihakane umwana. Aya amaraso ni mabi, amaraso aragukurikirana aho ariho hose. Musaza uriya mukobwa wagukorera iriya bintu, niyo jambo wamubwira? Mubwire nk'aho ari ukubwira. Musaza uriya mukobwa wamunyereka namukora mu ntoki, kuko ibintu yakoze ni iby'intwari pe, ndakurahiye. Kuba yaraguteje biriya bintu n'iby'intwari, njye ntabwo namushimira, kubera ko buriya inabi ntabwo yitubwa indi, umuntu nubwo yakugira nabi ntuzarenzeho, buriya sibyo. Nanjye ari njye, nanjye nabikora. Wabikora? Biriya yakoze wabikora? ntabikora, kuko buriya kwandagaza umuvandimwe wawe. Ese mu gihe wari umeze nka kuriya utwite, hari umunsi umwe wigeze wiyumva uri mu buzima nyine wumva ko ufite inda nk'iy'abantu b'abagore? Hari ukuntu wenda umuntu ashobora kuba arwaye akagira agatura akamitendeka akiyumva ko ari muzima ariko ari mu burwayi. Ugeze ugirwa amahirwe n'umunsi n'umwe uriyumva biriya bintu birimo? Ubundi kiriya gihe ubundi uko uzi umugore utwite, uko aba ameze, uko aba yiyumva, niko nanjye narindi niko niyumvaga. Sinari mu bundi buzima rero busanzwe nari meze nyine. None se Eric, rero uriya nawe wenda famille z'uriya mukobwa zarakaye byanyabyo kabisa. Wewe wenda ntago ubizi kubera ko icyo gihe ntago wari ufite umwanya wo kubumviriza, ariko ndi kubona kano kanya nugirirwa Imana ukabona maze nk'indwi wumva ufite akabaraga, uzofata umwanya wo kujya kubashakisha, wenda ugiye ibintu uganira. Niyo bitekerezo byanjye nk'umuntu kawaida. Ibyo bintu urumva bidakenewe? Birakenewe cyane, ahubwo nimba wabuze aho uramusisita aba cyangwa ari oya yarabuze, ahubwo ibyo ni ibintu kugeza umwaka ugiye waye ubuzima nabyo ko ibyo ni ibintu ugiye kubaza. Na musaza we nagaza ahari, kandi ari bagomba kubibazwa. Niba bagomba kubibaza uzamukura umukobwa baramubuze, kwa musaza aza gukora biriya bintu nuko yabuze sister we wabize ngo yaragushakisha, bavuga ngo nta kintu mwazamumbaza. Baramubuze ntago bazi ngo kano kanya ari gusa hari ni muzima, ntago yaba yarageze ikibazo cyo kumenyeka ko nta kibazo cyakiyoberana, ariko ntago bazi ngo reka ngiye ngira ubuzima bwiza, ngiye nzakoresha hasi hejuru uburyo nzamubona n'umwana wanjye. Ndabizi yenda kuvuka. Ni irihe jambo wabwira kanya bino bintu biba? Abantu bose ndabibuka ku murongo genda mu bantu nagendanye nabyo ku murongo. Umukobwa yitwa Tesi, niyo mukobwa yamukuzanira umukobwa mu rugo kugira ngo wenda umukobwa we yatuye kwita, kandi ubu Tesi niwe wari wamutumye. Turashaka tuve imuzi ibintu byose. Ese uriya mukobwa wamutumye Tesi ushingiye ku kintu twabona umwanya kuganiraho ibyo ngibyo, kuko kanya ndi kumva amagambo make ashoboka twabivugaho. Wagiye kumutuma uriya mukobwa w'abandi unamutera inda, bigenze gute? Amutumye ngo iki?
urabona nyine iyo muri mu birori mwashyushye mwasomye akantu mwariye mumeze fresh urumva ibwo niyo ngoje nyine nabwo yatari kwazanya akana tukaba tubyinana kuko nabonaga abandi bajamo babyinana n'abana ubwo tese mubwiye amamagarira umwana nibwo amuzanye nyine tu ngo dutangiye kubyina nyine cy'amasaha bafunze turi muri club night nyine tu tuvuye muri bidi y'umu sister tujya muri club night turabyina ewana ubundi aho ngaho nyine urumva birangira nyine dufashe amaroji turirarira turavuga ati ntabwo twataha muri aya majoro kuko hari kure hari haza Kabuga kandi dutaha Nyamirambo. Umukobwa twaganiriye nawe aratubwira we yatese nyine aratubwira ngo igihe wa mukobwa kugira ngo ndamujyane kwa Eric yarantumye mushaka umwana wo kuryamana nawe nkaguha amafaranga we nyiri ko munzanira kandi ibintu uvuze biri kontrere n'ibyo yatubwiye umukobwa. Oya ntabwo tese namubwiye nkazarira umukobwa ngo wo kusambanya ngo we noneho ngo mwishyure ukingiye namuhaye tese we n'amafaranga namuhaye nuko yasohotse akajya gufata uwo mukobwa akamwishyura amafaranga yiwe bwite tese noneho ndayamusubiza. Rero ntabwo ngewe namwishyuye uko yazaniye umukobwa. Umunsi nkuganiriza rw'uriya mukobwa kugira ngo waranteye inda kuki yamusubije ngo ubwo ni ubucucu bwawe waza uje gukora iki mu rugo waza uje uzi kuja iwanyu kuki yamusubije uko nguko uzi yuko atari umuntu wajyamanye nawe nko kuryamana n'inda yawe gusa. Ni ya mitekerereze icuramye niko navuga. Mitekerereze icuramye. Nimba wararyamanye n'umuntu ko ubizi neza akaza kubwira ko afite inda mwumve wenda deni ubikurikirane neza kari yawe ariko utabanje kumwihakana mu mutere. Niki cyabiguteye kumwihakana ukanamwandagaza kuriya nzi neza ko wanabwiye nabi na famille yose ubwo ati muri bicucu kuko musaza we wa mbere mu mupeti yigeze kuza waramututse mwenda no kugwana mufata ibibando murahangana nyuma yaho haza mukuru we ntago mwashije guhura wabiterwa n'iki biriya bintu. Kirya gihe nimba nari navuga gutera kirya gihe nanjye sinzi uko nari inteye kirya gihe numvaga nta muntu ushaka kumva mu matwi yanjye aho ahuriye n'uriya mukobwa wapi pe numvaga nta muntu ushaka kumva mu matwi. Dariyo bavu ntatumaga mvugisha cyangwa twahuriye muri cya kiganiro. Umugore mwabanye iminsi itari mikeya ukamufatira muri loge ugiye guca inyuma waba umwibuka? Ndamwibuka. Ese yagiye kugenda waramaze kurwara cyangwa yagiye ukiri muzima? Yagiye ngiye naratangiye kurwara atari cyane ajya kugenda. Yego ndabizi ko mwamufitanye imishamirano batari mwumvikana ariko hari ikintu nyamukuru gishobora kuba cyaratumye agenda. Iki cyabitumye ahita agenda gusiga mu nzu kandi azi ko narwaye. Bagorerega nta mitima bagira buriya nubwo abagabo natwe ari igihe kadufata ntitugira imitima ariko abagore cyane cyane nyine yabonye indwara ndembye gutyo abona naka nk'umuntu utwite aravuga ati reka akashwida ati simari araneragiye aragurutse aragiye ntumbaze sinzi amakuru ye sinzi aho yagiye canke mwaje kuvugana mu gitondo niwe bongeye kujya kureba ko nabonye nawe ku bintu by'abakobwa bavugana utuse nta telefone mfite sinzi niyaba basi se ko nubwo yagiye agusize mu nzu yaba yarayishuye nk'ukwezi ne jambo wamubwira ko buri umuntu uzagufasha mbwa kanu kaba gatoya umuntu ntaza guha inoti y'igihumbi support y'igihumbi uzubone ko uwo muntu ari imbwa ni umuntu w'umugabo mushimira ngo yagugicira ikijana cy'amanyarwanda uwo muntu mushimira ko afite agaciro ko icyo kintu akoze hari benshi bafite za miliyoni batakoze icyo gikorwa cyo guha icyo gihumbi ariko we icyo gihumbi ashobora kuba afite nka 2 byonyine utuke kaguhamwe igihumbi agasigana igihumbi uwo muntu afite agaciro nangire kuri afite umutima w'urukundo umutima wa kimuntu so mbivuze kubera uriya mukobwa nubwo mutarimo wanye neza ariko ndabizi neza ko yasiza kwishura inzu agusigamo yako yayishuye none jambo wamubwira kano kangira muri kamera yose nkari uri kubwira. Warakoze kabisa kuba warancumbikiye cyumweru cya mbere icya kabiri icya gatatu icya kane ye nubwo wayenayemo ukanyirengagiza kandi ubona ndi mu bibazo ndabigushimira pe kuba waramaye ahantu ho kuba iminsi ngahe ageraho umuvandimwe Murundi nawe aza kumfasha kantwara ariko ntiyankuye mu muhanda ariho ndwara cyangwa n'ahandi hantu banjugunya warakoze pe ndagushimira aho uri hose umenye ko ngushimira cyane. Abantu bakurikiranye Eric guhera ku bakobwa agiye ahura nabo no ku mugore we n'ibiki no ku munsi wo kujya wo kwiyazana n'uyu mukobwa
umukobwa uriya wateye inda abantu babonye umwihakana abantu babonye ubuzima bwawe bwa buri munsi benshi muri comment nyinshi bandika ngo Eric nagashoboka Eric yarahemutse kuko no muri ya kiganiro yabago bakuvuriye nabonye comment zimati uwo mujambe wamureka yarahemutse yakoze amakosa yabajandi bantu yarakwiye kubabara abantu bagufasha nk'umuhemu nk'umugome nk'inda cyangwa se ikindi kintu kindi nire jambo wababwira amagambo nk'atatu nyine ari amakomenti bateye ntabwo nabitindaho cyane ni ngombwa kubivuga kuko nawe umugabo mbwa pe oya nibyo muri ubu yiseka tuvuge ko biriya bintu ikirari igikorwa cy'abagabo nakoze so ntago ari igikorwa cy'abagabo ariko nanone buriya agiye mu buzima agiye baho ni defanda iyo nkoze ikosa ndabona ko nakoze nkayisaba imbabazi ariko nanone n'igihe warikoze ntago nzahita nangira nigaye ko n'igihe warikoze yego nakoze gusa n'igihe warikoze biriya bintu nakoze nta muntu wakwandika comment nziza ngo avuga ati Eric ibyo bintu wakoze nibyo umuntu wese wagomba kubibona yagomba kungaya anyita igicucu akanyita ibyo ashaka kuko biriya bintu ntabwo ari ibintu by'umuntu w'umugabo kabisa bishobora kuba byarabonye famille yawe cese n'umundi muntu wawe cese n'undi muntu aragufite igitekerezo kizima yakubona nk'umwana mwiza nyuma akubona muri biriya akagukubara mu ikosa niriye jambo wamubwira niba ari gusanga bazi cese ari iki jambo namubwira umuntu wese wabibonye akaba yarantokinze akatera ibikomenti bibi numva si ibikomenti bibi buriya umuntu utera komenti bibi nuko aba yagukurikiranye kandi kawaida uzuriho abantu benshi cyane nta muntu utanga komenti ibyo kintu atabonye ikintu kibi kawaida ashobora kuba yabonye ikintu kibi yego hari n'abantu bakabye umuntu akaza akandika komenti atanarebye n'ikiganiro umuntu nawe ibyo niyikoze ibyo nabihagarike niba ushaka kureba ikintu kireba ugisoze ubundi ahantu wabonye ikosa ushiyeho komenti uvuga ati ino kosa ni ikosa ntirize ryongere cyo gihe umuntu wayo comment nati ikosora ni wazaba adashoboka ariko nurugende wandike ngo umuntu n'umusazi kawaida nkanje example yari biganira no bajya bankoresha bisanzwe biraho cyese umuntu agasanga nguye gituma ni kumwe n'abana mu rugo tuko twibere nko muri business yacu runaka umuntu wanguye gituma umunye mu gatandika titre ngo Murundi mu Burayi ngo tufatanye n'inda bari gusambana yanditse iyo titre umuntu waje ikiganiro ikeneye nyine ko ikiganiro bagikurikirana wowe ugiye kukireba usomye titre ngo Murundi amufatanye n'inda mu Burayi n'inda yawe ko barasambana wisandika comment ngo Murundi ngo n'inda ntagashoboka ni warebye ikiganiro ngo ko ya titre ijyanye na bya bintu biri mu kiganiro wisandika Murundi n'inda ntagashoboka ubwo rero ntago ari ubwenge ntago ari dushaka bona abacanige ahubwo wowe reba ikiganiro rebe niba agiye wabonye kubwo Burayi nabukoze byanyabye wandika comment mbwa ati hano hano bro ikosora ugende nk'umuntu kuri ibingiye icyo gihe nzakumva ariko nusoma titre gusa tuvuga ati ngwe ukunuko icyo gihe nawe ntago ushobotse uvuze nawe ibintu utazi uvuze ibyo utarebye ya Eric kirwe giharanga twe ujye nta gukurikiranye no umuntu yambwiye kuri ahangaha no muvandimwe wanjye kandi nawe yabonaga ko utari kwicira mu muhanda kuko nago yumvaga ko urabona ubuzima bukubuzima ndavuga ati ngamushakishe dusubire mu rugo wicaye mu rugo ndikubona rero twava mu muhanda ke twahise tugira ikiganiro kugira ngo tubashe kuganira nawe n'abashuti bacu baragufite ibibazo byinshi cyese akeneye kumva ko wasubiye kumenya kuvuga bakumve ko Eric yongeye kwa muzima kuri ndabona twajya mu rugo bro kawicaye mu rugo kaburuhuka kava mu muhanda sibyo oya nta kibazo mfite meze neza kabisa meze neza nta kibazo mfite kubera iki kamera twimanukire tumanukire oya muru aritse ubundi nkigenda ugende hese mwana nagusiga muhanda rega uzi ko nakuvanye mu nzu rware nko bro nkwese mu mugongo nabuze n'amafaranga kwishura kabisa nabuze n'amafaranga kwishura moto twakuze tuguteruye bro ndetse nakwema kujya mu muhanda mana n'indwira hera mana ukize ese uzamfasha kugeza ryari tugende rero homo nyine uzamfasha kugeza ryari koko tugende nyine ho oya sikese ni kugufasha ko nabushobozi bwo kugufasha ariko banze wumve kumeze neza akabaraga gasubire ku murongo niba na famille yawe iraza gufata kano kandi nta nta kanje nize kugaruka ni mugoroba basi nesuku urajya he man nyine wenda ndazagugaruka oya kare mu gitondo burega wambwiye ngo ndashaka kugenda kare mu gitondo wambwiye ngo ndashaka kugenda man ngo ushaka kubiza kugora ngo ndashaka kuva iwawe ngende mfube ndare mu muhanda ngira ibyo bintu wawe ngenda byibuka ibyo bintu ntabwo nshaka kujya kubaho man hajya mu rugo kuraza urajyama twanajyama n'umuntu ariko tukajyama twese sibyo ariko ntabwo kujya mu muhanda famille yawe cese n'undi muntu cese n'unabona n'akazi uzagenda amano byo kupambana nagwa ajya urabona urumva maze igihe ntagenda narambura amaguru ntazi karitsiye kabenembera ndaza kugaruka we nugira ikibazo uri kumva ma
ahubwo wowe urumva oya ntago mani ntago mani kureba ari hafi aha ngaha urumva mukamera mafasha mwana tumuganiriza mu itangazamakuru ese bikorwa ko turaganira neza genda wowe atakubona mani ese eri wowe genda mani umva nyene neze ko turaganira neza oya ariko mani oya mani ntago waza kujya mu muhanda reka nkubwire genda umuntu tujye gura ari hano imbere ni wa mugore wawe se ukunze wagiye tufitagiye kongera gura n'abakobwa reka tugendane mwana reka tugendane tumenye n'ahantu ugiye ntago ndi busubire inyuma mani reka tugendane tumere aho umuntu uvuze ngo arahagana he oya mani garuka ariko mani umuntu uvuze arahagana he wowe ngwino reka nyine tumure kamera mangu ino umuntu tumure reka nyine tumure reka kuranye reka basi nigenda naso mu muhanda umuntu uvuze arahagana he oya mani mu reka ngewe wowe nukubigenje se mani nukubigenje se mani konza Kigali 250 nakundi nyine byagenda kamera ma twimanukira ubwo bizabaza ngo muti canke se famille zaza kumushakisha ibyo nakoze birahagije nabagende bigwariza bakora ibindi urumvaga nyine ntamwemera kajya mu muhanda kugira ngo wenda tutazajya gupfira mu muhanda cese ngibiki gusa icyo muna cyo nagaramira neza kabaragaratora bivanye n'ibintu byamuvuyemo wowe wabikurikiranye neza ukuntu byagenze byose ndakeka warabibonye ubwo muri comment mu mugira inama wenda ashobora kuzareba kino kiganiro akagendera ku nama zanyu nawe genda abona byo ukora byose nabikweze nta kintu nakoze reka nkubwire we ubana natwe 5/5 uruha agaciro nangere nawe utarakurikirana Kigali tufitiye kurikirana you sharing ibiganiro byacu bya buri munsi ubiha abagenzi bawe ahantu hose nta kuntu hagize abona ndamukurikiranye yenda no kunkubita ariko nago nakamenya komeza kwipapira ku muntu ngo kugira ngo ndamwereke urukundo ibyo nkora ibyo nshoboye gukorana nabikoze nsaba famille yiwe nawe ko bareba kino kiganiro uri hafi aze atabara ku mutima atangiye kujya kuzerera kandi ntagaratora imbaraga rwose igihe nicyo kintu kimbabaje nkubwira ngo nimero yanjye ni yindi nganeza kugira ngo tubashe kubana 5/5 reka nkubwira ngo ndabakunda cyane cyawe